nubwo bari bafite imibereho itunganye, bari bafite impamvu zose bashobora kureba isi yindi bakayicira urubanza. Hari abantu benshi uyu munsi amara kubona hari ibyo agezeho mu by'umwuka agatangira kureba abandi nk'abantu basuzuguritse. Iyo urebye mu mibereho y'abantu bakunda Imana by'ukuri, na Kristo niko yari ameze, habamo ikintu cyitwa gukunda umunyabyaha. Mbere y'uko ujya kumuciraho iteka ukabanza kumureba mu ishusho y'umukiriya w'ubuntu bw'Imana, kumenya imibereho ukwiriye kwigisha umwana wawe kugira ngo azakure ari umuntu witeguye kuzarwanira ijambo ry'Imana. Urabona ko babamenyerezaga, baravugaga bati ejo cyangwa ejo bundi azahagurira ukuri, ashobora no kwicwa. Bagombaga kwigengesera ku ijambo ryose bavuga. Ni ukuvuga ngo ahantu hose barahigwaga. Ni abantu rero bagombaga kwigengesera ngo ijambo rimwe yashoboraga kuvuga ngo ryashoboraga kwicisha umuryango we cyangwa se abandi yasize. Ariko mu by'ukuri ubona ko bo niba agiye no muri business nyita agatekereza ni gute iyi business izana amafaranga ariko inakore n'ivugabutumwa. Ni amagambo ari kuri paragraphe ya nyuma yo kuri paji 53 baravuze ngo umutima wa Kristo ni umutima wo kuvuga ubutumwa. Amen. Ngo ikintu cya mbere umutima wahindutse mushya ushaka gukora ngo ni ukuzana abandi kumukiza. Hepfo bakomeje bavuga ngo uwo ni wo mutima warangaga abawiridensi, yaba ari abana babo yaba ari bo ubwabo. Ikintu cyabarangaga ni ukumva ko ubutumwa bwiza bw'Uwiteka bamenye bakwiriye no kubushyira bagenzi babo. N'imikorere ya Roma twavuzeho ko kimwe mu nyigisho z'ibinyoma bazanye na indulgensi. Urumva rero bashobora kugura imbabazi, ariko noneho hano sibaziguraga noneho batanze amafaranga, ahubwo bakazigura binyuze mu kurenganya no gutoteza no kwica abawaridensi babaga bari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ikindi kintu noneho kinatangaje ahangaha cyarushaho kunangaza, aba bantu nubwo bahabwaga imbabazi z'ibyaha byabo, twasomyemo ahangaha hamaze gusoma aya magambo avuga yuko yewe nimba waranaguze n'ikibanza utagifitiye uburenganzira, niba hari n'ibyo wakoze bibi wabiherwaga imbabazi. Ariko wenda aya magambo kugira ngo yumvikane kanyasome n'undi kuri paji 58, reka turebe ba bandi baregwaga abawiridensi bo babaga bafite ibihe byaha. Tuguhaye ikaze inshuti nanone muvandimwe ukurikiranye channel ya SIP Ministry. Ni muri gahunda y'abazabira nanone aho turi kwigira hamwe igitabo cy'intambara ikomeye. Tukaba tugeze ku gice cya 4 kivuga ngo abawaridensi cyangwa se abavodwa, ni izina rimwe rivuga abantu babayeho mu gihe nk'uko twabibonye mu gice cya 3 aho twarebaga ibihe by'umwijima cyangwa se imyaka y'umwijima, tukabona yuko hariho ubuhakanyi buteye ubwoba nabo babayeho muri icyo gihe. By'umwihariko rero uyu munsi turareba icyo dushobora kubigiraho nk'abantu bari ku rugamba rw'ikibi n'icyiza, kandi turi gukomeza turebera hamwe uburyo intambara hagati y'ikibi n'icyiza yagaragaye hagati ya Kristo na Satani mu mateka yabereye ku isi. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'undi mutumirwa tugiye kuganira kuri iki cyigisho, akaba yitwa Abimana Grace, mushiki wacu Abimana Grace. Grace, ndakwakiriye cyane muri gahunda. Murakoze cyane. Yego, nanjye ndabasuhuje abantu mwese muri kureba iki kiganiro cyabaza Bibiliya. Nk'uko bababwiye nitwa Abimana Grace kandi tugiye gufatanya, twizeye ko Imana ibubane natwe. Reka noneho dutangire dusenga. Yego, wasenga. Kadusenge. Data mwiza, Mana yacu ihoraho kandi Imana yacu ikomeye,
reka tugushime ko kubw'ubuntu bwawe bwinshi ukomeje kubana natwe kandi n'ubu ngubu ukaba ukiri kumwe natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. amen. Tugiye kwiga icyigisho cyo mu ntambara ikomeye, icyigisho cya 4, umucyo dukura ku bawiridensi cyangwa se abavodu. Batakwinjiza cyane ngo bane natwe, kandi uzaho umugisha abantu bose bazakurikirana iki cyigisho. Mwuka wera abane natwe, kandi Mwuka wera azabane nabo kugira ngo turusheho kwitegura. Tuzaye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mu bice byabanza twarebye uburyo ki habaho igihe cy'umwijima kandi abantu benshi bemeye ubuyobe. Ubukristo bwifatanyije n'ubupagani, havukamo itorero ryiswe ngo ni itorero rusange cyangwa se rihuriweho n'abantu bose, itorero gatolika. Hanyuma umwijima winjira gutyo mu itorero bitewe n'uko bashatse guhuza ubukristo ndetse n'ubupagani. Imigenzo ya gipagani yinjira mu itorero. Ikintu cya mbere wenda twareba, mbese muri icyo gihe cy'umwijima hari abantu bahagaraye mu kuri. Yego, urakoze cyane. Nk'uko umaze kubivuga ndetse nk'uko byavuzweho mu cyigisho cy'ubushize cyatambutse, cyavugaga iby'ibihe by'umwijima byatambutse mu bihe bya kera byo hambere, igihe abaroma basaga nk'aho bayoboye isi cyane. Ni by'ukuri koko habayeho igihe cy'umwijima, ndetse ubwoko bw'Imana abenshi baricwa, habaho gutotezwa, habaho akarengane mu buryo bwinshi. Ariko burya mu bihe byose ntabwo wigeze haburaho abantu b'Imana. Ahubwo uko imyaka yagendaga itambuka, nubwo umwanzi yakoreshaga imbaraga ze zose ndetse n'inzira ze zose kugira ngo atume ubwoko bw'Imana bwicwa, atume barenganywa, abandi bagashyirwa mu magereza, abandi bagatwikwa, ariko ukuri kw'Imana ntabwo kwigeze kubura abaguhagararira. Imana yarakomeje igira abirinda, nubwo n'ababaga abenshi niyo batotezwaga. Ikintu nakundiye Imana cyane, iyo abenshi batotezwaga, hari ayo maraso, hari abantu bakizwaga byibura n'ayo maraso y'abantu bameneshwa amaraso kubera ijambo ry'Imana, bakicwa. Abandi bareba ku karengane, bakareba ukuntu abantu bari kwicwa bazize ijambo ry'Imana, bakibaza iki kintu kiri kuba izo mbaraga zo kugira ngo bemere kurenganywa, bityo nabo bagakurikira iyo nzira. Rero ntabwo higeze habura abantu. Ni ikintu dushimira Imana cyane, ndetse hari amateka akomeye wenda tuzanareba imbere y'abantu bazwi nka ba Luteri, abagorozi babayeho nka ba Husi, no mu mateka y'isi bazwi. Ariko tubona yuko hari amateka y'abantu atazwi cyane, abantu bakaba babizi. Abantu bazi abagorozi ko baje bitandukanye na Kiliziya, bakumva ko ndetse na Kiliziya Gatolika ikunda kuvuga ngo niryo torero ryonyine ryari rihari kumara imyaka 1500, ni ukuvuga bavuga igihe ubugorozi bwaziye. Ariko ese ni koko niko bimeze, cyangwa hari abandi batigeze bifatanya na Kiliziya bari bahari? Yego, uko ijambo ry'Imana ribivuga, cyane cyane by'umwihariko kino gitabo turi kuganiraho cyo mu cy'intambara ikomeye, berekana ko ntabwo abantu bose babanje guca muri Kiliziya Gatolika kugira ngo nyuma ngo baze kwihana. Nibyo hari abari barimo, ariko ubutumwa bwabageraho bakihana. Ariko by'umwihariko hano uko byagaragaye, ntabwo abantu bose bari bari muri Kiliziya Gatolika. Hari abantu bumvise inyigisho, izo nyigisho nk'uko byanavuzwe no mu bindi byigisho, Kiliziya Gatolika yatangiye kuzana izindi nyigisho z'ibinyoma, igenda izinjiza mu bantu, harimo gukuraho isabato, harimo ibyo kudapfa k'ubugingo, ndetse n'izindi nyinshi nk'uko biri muri kino gitabo. Ariko hari abantu bitandukanyije n'izo nyigisho. Abo bantu ni abantu bari batuye mu misozi yitwa Alps cyangwa se imisozi ya Piedmont. Ni abantu bari bazi ijambo ry'Imana, noneho banga kwifatanya n'ibinyoma. Muri make ukwizera bari bafite ni ukwizera gukomoka ku ntumwa. Yego, ni ukuvuga ngo ni ukwizera kutavangiye, kwizera kutavangiye, kutavangiyemo ibyo binyoma byagiye biza nyuma. Yego, by'umwihariko ukurikije uko hano babyanditse cyangwa se babisobanuye, berekanye ko isoko yabo yari ibyanditswe byera. Ukwizera kwabo kwari gushingiye ku byanditswe byera. Mbere y'uko ubugorozi buza nk'uko babitubwira muri kino gitabo cy'intambara ikomeye, hari hasanzwe hari ubundi bwoko bw'Imana. Ariko n'ubundi kaduhere kuri kiriya cyigisho cy'ubushize, icyigisho cya 3, wenda n'abatarakireba bazakireba, kivuga iby'igihe cy'umwijima. Nk'uko twabibonye, abantu benshi baratotejwe. Muri uko gutotezwa, benshi muri bo bagiye bahunga, bagahungira mu misozi. Yewe n'ijambo ry'Imana ryerekana ko no guhera kera, tuzi no mu gihe cya Yerusalemu, igihe yajyaga gutwika abantu
bashakaga guhunga bagiye mu misozi. No muri kino gihe igihe ubwoko bw'Imana bwari burimo burenganywa, hari abagiye guhungira mu misozi. Abo ngabo rero isoko y'ibyo bizeraga yaturukaga ku byanditswe byera, bigaga ijambo ry'Imana. Noneho igihe inyigisho z'i Roma zatangiraga kuza cyangwa se ibyo binyoma bitangira kwinjizwa no kuva muri icyo gihe cy'umwijima cyose, bo ijambo ry'Imana ryaberetse ko ibyo ari ibinyoma, ntabwo bigeze bifatanya na Roma na gato. Bo bakomezaga mu gihe ijambo ry'Imana. By'umwihariko nk'uko hano wenda dusomyeho amagambo make babivuga, baravuze ngo Abawiridensi bari mu moko ya mbere y'i Burayi yagize inyandiko z'ibyanditswe byera zisobanuye mu ndimi zayo. Bo bari bafite n'isoko yabo ariyo Bibiliya. Mu myaka magana menshi yabanjije ubugorozi bw'itorero, bari bafite inyandiko ya Bibiliya yo mu rurimi rwabo kavukire yandikishijwe intoki. Wumve umurimo bakoraga kandi unakomeye cyane, ngo bari bafite ukuri kutavanzemo ubuyobe na buke, maze ibyo bigatuma bangwa kandi bakarenganywa by'umwihariko. Bavuze ko itorero ry'i Roma ari ryo Babuloni yayobye ivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ngo nubwo kubera kozwa igitutu n'akarengane bamwe badohotse mu kwizera kandi buhoro buhoro bakareka amahame yako, abandi bagumye mu kuri. Gusa icyo nashaka kwerekana ahangaha nuko ntabwo bari abagorozi mu by'ukuri, kuko nk'uko bari bavuze ngo mu myaka magana menshi yabanjirije ubugorozi bw'itorero. Bivuze ngo ni imyaka yabanjirije ubugorozi bw'itorero, ntabwo ari mu myaka y'ubugorozi. Abantu bakwibaza ngo kuki amateka yabo atazwi cyane. Amateka y'Abavodwa cyangwa se Abawiridensi bari abantu nk'uko twatangiye tubivuga, habanje igihe cy'umwijima abantu bararenganywa, ariko noneho hari principe hano bayikomejeho cyane Abaroma bakundaga gukoresha mu bintu byabo byinshi. Iyo habagaho ibintu by'amateka nk'ibyo ngibyo, kandi nk'uko twabibonye mu gice cy'ubushize cyabanje igice cya gatatu, twabonye ko hari abantu benshi bihanaga kubera amateka y'ababagiye bababanziriza kubera barenganijwe n'ibindi nk'ibyo. Rero Roma imaze kumenya icyo kintu, ariko birumvikana ko ari umwanzi wabaga wabiteye, kuko yabonye ko amaraso y'abantu b'Imana bishwe ari gutuma n'abandi bakizwa. Yego. Noneho Roma ifata, nabyita nka principe y'uko ikintu cyose gishobora kugaragaza, ikimenyetso cyose gishobora kugaragaza icyo Roma yakoze kigiye kujya gikurwaho. Rero ibimenyetso byose byarahanagurwaga, ariko hari amagambo meza nakunze muri kino cyigisho cyane yerekana yuko nubwo ibi byose byahanagurwaga bigatuma amateka yabo atamenyekana, ariko ngo mu ijuru amazina yabo yari yanditswe, kandi ku munsi wo kugororerwa nabo ingororano zabo bazazihabwa. Ari kuri paji ya 47 n'ubundi mu gika cyo hagati, abantu bazayasoma. Gusa nyine ni amagambo meza avuga ngo udusigisi yitwa amateka avuga iby'imibereho yabo ngo ni duce cyane, keretse urebeye mu birego by'abatotezwa ko barabihanaguraga. Baravuze ngo amateka y'abantu benshi Imana yo mu gihe cy'umwijima cyamaze imyaka magana menshi ubwo Abanyaroma bari bafite ubutegetsi yanditswe mu ijuru, nyamara mu nyandiko z'abantu wayasanga ahantu hake cyane. Gusa icyiza kiruta ibindi nuko byanditswe mu ijuru kandi bazahabwa ingororano zabo. Amen. Ngira ngo aho ni ikintu gikomeye, no kuvuga ngo ahantu ushobora kubonera amateka ni mu birego bagenzaga gute baregaga, kuko Roma yageragezaga kugoreka amateka yabo, ndetse banatsembwa bagatsembanwa n'ibyabo byose ntibashake ko banavugwaho. Usibye ibirego babaregaga ndetse n'imanza babaciraga babaga bagiye kubacira zitandukanye. Hano aho wari uri gusoma hari wari babikomojeho, ariko ndumva nshaka kuyasoma cyane. Avuga ngo ubutegetsi bw'Abanyaroma bwari bufite umurongo bwagenderagamo wo gutsemba igisigisi. Ni ukuvuga ngo yari strategy, ni ibintu byakozwe mu buryo buri strategique, ntabwo ari ibintu byabayeho kumanuka gutya abantu uyu munsi ngo wenda bakumva amateka y'abantu bagiye batandukanye, ariko kumva Abawiridensi ntibavugwa cyane, ariko mu by'ukuri bafite amateka akomeye nk'abantu b'Imana wenda twakwigiraho. Ibyo bihita binjyana wenda ku yindi ngingo twavugaho y'ibyo Abavodwa bizeraga. Muri make Abavodwa ni ibihe bintu twabwira abantu bizeraga ndetse dushobora no kwigiraho uyu munsi wa none? Yego. Abavodwa bafite amateka urebye atangaje cyane. Ni abantu navita ko bari abantu b'Imana koko. Ni abantu ukuri ko bagukomoraga ikintu cya mbere bumvaga ko ijambo ry'Imana ari ryo banze ryo kwizera kwabo. Ikintu gihabanye n'ijambo ry'Imana ntabwo bacyemeraga. Roma yari yaragerageje guca Bibiliya,
ariko bo kubera ukuntu muri icyo gihe cy'akarengane bahunze ibyanditswe byera barabihunganye, noneho ikintu gitangaje baragiye banabishyira mu rurimi rwabo, ururimi babasha kumva, ndetse turaza no kubigarukaho, ariko berekana uburyo babyandikaga ubwabo n'intoki, bagafata uwo mwanya kugira ngo barinde uko kwizera kwabo kutazagera aho kubacikira. Ariko by'umwihariko nanone ikindi kintu cyabatandukanyaga n'abandi cyane, bitewe n'ukuntu muri biriya bihe by'umwijima Roma yari yaragerageje kwinjiza ibinyoma mu itorero, isabato igasa nk'iyisiribanze n'ubundi nk'uko ijambo ry'Imana ryarabihanuye, bo isabato bakomeje kuyishikamaho, ndetse benshi nk'uko muri kino cyigisho babyerekana, benshi bagiye babizira, benshi bagiye babyicirwa, kino cyigisho kirabyerekana cyane. Wenda utarakomeza hari amagambo nashaka gusoma kugira ngo abantu babyumve neza. Baravuze ngo ni kuri paje ya 49 ngo imwe mu mpamvu z'ingenzi zari zaratumye itorero nyakuri ryitandukanya na Roma ni urwango Roma yagiriraga isabato ivugwa muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo ni imwe mu cyabaye impamvu y'ingenzi cyatumye abavudo bitandukanya na Kiliziya Gatolika. Iki gihe rero nta Mudventiste wari wakaje, ariko mu by'ukuri n'ubundi Abadventiste icyo bashyira imbere kimwe n'abavudo ni ukukurikiza Bibiliya. Abantu bose rero bezera Bibiliya ntabwo babasha guhakana isabato, kuko yaba mu isezerano rya kera n'irishya hatwereka ko isabato igomba kubahirizwa. Rero cyabaye imwe mu ntandaro zatumye iri torero ry'ukuri ryitandukanya na Kiliziya Gatolika. Ikindi kintu nabonye kandi nanakunze cyane kuri ku Bawiridensi ndetse cyangwa se abavuduwa mu yandi magambo, nabonye bakundaga Imana kuruta uko bo bikundaga, birebaga bwa kabiri. Hari amagambo banditse ahangaha numva nifuza ko nsoma cyane. Baravuze ngo abayoboke ba Kristo, ni kuri paje 51, ngo bari bafite kwiyegurira Imana nyako, ngo biyoroheje kandi bamaramaje, ngo babonaga ko amahame y'ukuri arusha agaciro amazu n'imirima, inshuti, imiryango yabo, ndetse akarusha n'ubuzima bwabo ubwabwo kaburusha agaciro. Rero ayo mahame yabo bagenderagaho mu ijambo ry'Imana, bayarebaga nk'aho ari ubutunzi bukomeye cyane, ndetse ngo buruta ibyo twifuza muri ubu buzima, buruta ubutunzi, buruta inshuti, buruta imiryango, ikintu wumva kikuruta uyu muryango wawe. Reka rero turebe nk'ibintu wenda twakwigira mu mibereho yabo, usibye kuba Bibiliya yari umuyobozi wabo nk'uko twabigarutseho, wenda ntabwo tugitindaho cyane, kuko n'imibereho yabo ahanini yari ishingiye ku kuba bizera iyo Bibiliya. Ikintu nakunze wenda ngiye gutangira aho nawe uratubwira ibindi, ni uburyo bigiraga mu byaremwe. Hari igihe Satani yibwira ngo aduteje ibibazo, ariko akenshi akaba ariyo opportunity yacu yo kwiga. Ni ukuvuga ngo birukanwe mu mijyi barahunga bajya mu misozi, ariko iyo misozi yababereye ngo icyigisho gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo barebaga ngo uburyo imisozi iri aho itajya iva ahiri, ngo bakabona gukomera kw'Imana. Ngo kandi kenshi iyo misozi ngo yababeraga ubwihisho igihe Abaroma babaga babateye, bikarushaho kubereka uburyo nanone iyo misozi ikabigisha uburyo Uwiteka ari we buhungiro bwabo. Ndetse iyo barebaga ngo ibibaya byabaga bitase aho ngaho hose, bakareba imigezi itembamo, barushagaho kubona ubugiraneza bw'Imana. Wenda wakomeza utubwira n'ibindi bintu twakwigira ku mibereho y'Abawiridensi. Uyu munsi abantu ngira ngo baba bumva ko baramutse bagiye ahantu nk'aho batakaza uburyohe bw'ubuzima, cyangwa se bitaba bibafasha, ariko mu by'ukuri byadufasha cyane. Aho wakomeza. Njye ntangire no ku cyo wari uri kuvugaho, nakunze imibereho cyane cyane y'Abawiridensi ku rwego rw'uko ikintu nayikundiye cyane ndetse numvise kinshimishije, ni uko ibyo bintu, ubwo buzima bari babayemo, bageragezaga kubukundisha abana babo, ndetse akaba ari naho babigishiriza gukomera kw'Imana. Ikindi kintu nabonye mu mibereho y'Abawiridensi ndetse gikomeye ndetse by'umwihariko gikwiriye kudufasha natwe twese, ni imibereho yabo, cyangwa se nk'ababyeyi uburyo dukwiriye gufasha abana. Yego ntabwo ndaba umubyeyi, ariko mu by'ukuri ni icyigisho gikomeye ku babyeyi cy'uburyo bakwiriye kwita ku bana babo. Hari amagambo nifuza ko dusoma, ariko mbere y'uko nasoma ikintu nshaka kuvuga, wenda n'ababyeyi bazakurikirana izi video cyangwa se n'abitegura kuba ababyeyi,
hari igihe tugirira abana bacu impuhwe tukumva ko kubagirira impuhwe ari ugutuma bakora ibyo bishakiye, cyangwa se ukamuha ikintu kimwangiza ariko kubera ko uzi ko ari icyo ashaka avuga ati ntabwo nababaza umwana wanjye. Ariko by'umwihariko ndifuza ko tureba uburyo Imana yo yifuza ko imibereho yacu ihinduka, by'umwihariko nuko dukwiriye kumenyereza abana bacu. Hano baravuze ngo kubera impuhwe n'urugwiro ababyeyi babaga bafite, yego ku rupapuro rwa 51 n'ubundi ni paragrafe ya 2 ni hagati, ngo kubera impuhwe n'urugwiro ababyeyi babaga bafite ngo bakundaga abana babo ku buryo batabemereraga ngo kwirundumurira mu byo bararikira. Rimwe na rimwe hari igihe tugira impuhwe, cyangwa se hari igihe ababyeyi bagira impuhwe bakemerera abana babo kwirundirira mu byo bashaka. Tukavuga ati ni rwo rukundo, umwana wanjye ndamukunda, umwana wanjye ntabwo natuma ababara sinamubabaza. Rero bakundaga abana babo ariko urukundo rushingiye ku kugira ngo bakure bafite imibereho ya gikristo kandi idatezuka. Noneho icyabibateraga ngo bari kuzanyura mu buzima bw'ibigeragezo ngo kandi bugoye, ndetse byanashobokaga ko bakicwa bahowe kwizera Imana kwabo. Ngo guhera mu buto bwabo abana batozwaga kwihanganira ibirushya no kubaha ubutegetsi, ariko bakagomba kumenya no kwifatira ibyemezo. Ngo bigishwaga bakiri bato kumenya gufata inshingano, kwitonda mu byo bavuga no gusobanukirwa ubwenge buri mu guceceka. Ibi ni ikintu njye nakunze kandi gikomeye cyane ababyeyi bashobora kwigiraho. Kumenya imibereho ukwiriye kwigisha umwana wawe kugira ngo azakure ari umuntu witeguye kuzarwanira ijambo ry'Imana. Urabona ko babamenyerezaga, baravugaga bati ejo cyangwa ejo bundi azahagurira ukuri, ashobora no kwicwa. Ibyo nabyo barabizirikanaga. Ikindi wenda tukiri kuri icyo ngicyo gatoya, ndagira ngo muri iki gihe nibwo usigaye ubona yuko umuntu asigaye akura ariko ukabona ntashaka gufata responsibility. Akenshi bituruka ku buryo yarezwe. Ababyeyi iyo batangiye kuresponsabiliza abana ntibabafate nk'abantu bari aho bazahora barengera, ahubwo bakabatoza ko hari igihe bagomba bo ubwabo kwihagararira mu kuri. Hano ngira ngo bavuze amagambo akomeye ngo bagombaga kwigengesera ku ijambo ryose bavuga. Ni ukuvuga ngo ahantu hose barahigwaga. Ni abantu rero bagombaga kwigengesera ngo ijambo rimwe yashoboraga kuvuga ngo ryashoboraga kwicisha umuryango we cyangwa se abandi yasize. Kuvuga ngo nimutekereze rero uwo mwana utozwa gutyo akiri mutoya agafata iyo responsibility, ngira ngo ni ikintu twabigiraho uyu munsi wa none, tukamenya yuko niba twizera ukuri, umubyeyi hari ibintu bijya bibabaza cyane uyu munsi wa none tujya tureba, ugasanga umubyeyi niba ajya gusenga aravuga ngo uriya aracyari umwana, akamwihorera akavuga ngo azabijyamo nakura. Ariko igihe cyose abitojwe akiri mutoya akabimenyerezwa, ahubwo nibyo azakuriramo kandi anabisaziremo. Ngira ngo wakomeza. Yego, ikindi nabonye cyari kiza mu mibereho yabo, uko bakomeza gutoza abo bana, by'umwihariko ndabivugaho cyane uko nabikunze, ariko ngo bari n'abantu batirebaho ubwabo bonyine, ahubwo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, n'ubundi niba twaramenye kujya neza kw'Imana dukwiye no kubisangiza n'abandi. Ni nayo yari imibereho yabo. Igihe bafataga umwanya biga ijambo ry'Imana, babaga banitegura no kujya kurishyira bagenzi babo batarimenya, cyangwa se n'isi muri rusange. Rero ngo bajyaga bareka, hari amagambo nakunze n'ubundi mahangaha, berekana uburyo bajyaga behereza abana babo ku mashuri n'ahandi, yego kugira ngo barusheho gufunguka mu bwonko, mu ntekerezo, bamenye n'ubundi buzima bwo hanze. Ariko kandi muri uko kubatuma ngo bajye ku mashuri, hano banditse uburyo bajyaga babahereza inzandiko bakazihisha igihe barimo barigana n'abandi. Byumvikane ko babaga ari n'abanyabwenge bitewe n'ubuzima babaga barabayemo, burya bitewe n'ubuzima tubayemo, imibereho yacu burya nabyo bishaping intekerezo zacu, bigatuma zikomera cyangwa se ubwonko bwacu. Igihe barimo bigana n'abandi bakabahereza za nyandiko, aho babona bafite ubwo bushake bwo kwiga izo nzandiko bakabibahereza bakigana nabo. Ngira ngo wenda turebye ku magambo ari kuri page ya 53 niho ayo magambo ari kuvuga. Ari amagambo avuga ngo mu mashuri bajyagamo ntibagombaga kugira umuntu n'umwe biringira ngo babe inshuti y'inkoramutima. Imyambaro yabo yabaga idozwe mu buryo butuma bashobora guhisha ubutunzi bukomeye kurenza ubundi babaga bafite, aribwo nyandiko zandikishijwe intoki z'agaciro gakomeye z'ibyanditswe byera. Izo nyandiko zari umusaruro w'umurimo
uvunanye cyane babaga barakoze mu gihe kirekire. Inyandiko bagendaga bahereza abandi. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo muri iki gihe twarabibonye impamvu iki bazihishaga ni uko Roma yari yaraciye ibyanditswe byera. Gutunga Bibiliya byari icyaha, gutunga ibyanditswe byera ukabyisomera byari icyaha. Niyo mpamvu bazihishaga ngo ndetse bakagenda mu buryo bw'ubwenge bakagenda baziha abantu batandukanye, kandi mu by'ukuri bikazabafasha nyuma yaho. Ngira ngo ahangaha ikintu twabigiraho Grace gikomeye cyane ni uko bari bafite umwuka w'ivugabutumwa. Ni ukuvuga ngo niba agiye ku ishuri yamenyaga yuko ngiye ku ishuri ngomba kwiga, yego ni byiza, ariko ngomba no gukora iki? Ivugabutumwa. Uyu munsi wa none ahantu hose waba uri, yaba ari mu ishuri yaba ari mu kazi, ngira ngo hano banabigarutseho, ni amagambo bagarutseho avuga yuko reka nyasome wenda ari kuri paje ya 54, usibye no kwiga no mu buryo bwa business. Ni ukuvuga ngo bari bafite ivugabutumwa rishingiye kuri business model. Uyu munsi wa none hari abantu batekereza ngo iby'Imana bitandukanye n'iby'umwuka, ariko mu by'ukuri ubona ko bo niba agiye no muri business nyita agatekereza ni gute iyi business izana amafaranga ariko inakore n'ivugabutumwa. Kansome kuri page 54 ngo iyo baza guhishura umugambi w'umurimo wabo byari gutuma uwo murimo uba imfabusa. Kubw'ibyo bahishaga uko uteye bigengesereye. Buri mwigisha yabaga azi ubukorikori n'umwuga runaka, maze ababwirizabutumwa bagakora umurimo waho biyoberanyije mu mirimo isanzwe. Ngo akenshi bahitagamo gukora umurimo wo kugenda kugurisha ibicuruzwa. Babaga bafite imyambaro, ibyo kwirimbisha bikoze mu mabuye y'agaciro n'ibindi bicuruzwa. Muri icyo gihe ibyo bikaba bitari byoroshye kugurishwa keretse mu masoko ya kure gusa, kandi abantu babakiraga neza nk'abacuruzi mu gihe bari kubirukana babacunaguza iyo baramuka baje nk'abavugabutumwa. Kuvuga ngo barebaga n'uburyo buri efficient bwo kugera ku bantu. Kuvuga ngo niba turi mu kazi, niba turi muri business, niba turi no mu bindi, dushobora kubikoresha nk'inzira nziza yo kugera ku bantu. Ariko kandi by'umwihariko hari n'amagambo bavuze n'ubundi kuri page ya 53. Nifuza ko wenda abantu bose bakurikiye kino kiganiro bayaha agaciro cyane. Ni amagambo ari kuri paragraphe ya nyuma yo kuri page ya 53. Baravuze ngo umutima wa Kristo ni umutima wo kuvuga ubutumwa. Ngo ikintu cya mbere umutima wahindutse mushya ushaka gukora ngo ni ukuzana abandi ku Mukiza. Hepfo bakomeje bavuga ngo uwo ni wo mutima warangaga abawiridensi, yaba ari abana babo yaba ari bo ubwabo. Ikintu cyabarangaga ni ukumva ko ubutumwa bwiza bw'Uwiteka bamenye bakwiye no kubushyira bagenzi babo. Nubwo bari bafite imibereho itunganye, bari bafite impamvu zose bashobora kureba isi yindi bakayicira urubanza. Hari abantu benshi uyu munsi amara kubona hari ibyo agezeho mu by'umwuka agatangira kureba abandi nk'abantu basuzuguritse, ndetse no mu itorero mw'imbere agatangira kureba abandi nk'aho abantu bari inyuma mu by'umwuka nta kintu bavugana. Ariko ikinyuranye n'icyo ngo abawadensi ikintu twabigiraho bagiraga impuhwe z'abanyabyaha. Ni ikintu gikomeye cyane iyo urebye mu mibereho y'abantu bakunda Imana by'ukuri, na Kristo niko yari ameze. Habamo ikintu cyitwa gukunda umunyabyaha. Mbere y'uko ujya kumuciraho iteka, ukabanza kumureba mu ishusho y'umukiriya w'ubuntu bw'Imana, ukamubona ko hari imbabazi akeneye. Ikindi naho hari amagambo bavuze, urabivuze ndabyibuka, banditsemo ahangaha bavuga uburyo bajyaga rimwe na rimwe bapfukama bakinginga umuntu, bakamubwira bakamwereka uburyo ubugingo bwe ari ubw'igiciro kinini, bakamwereka Kristo uwo akwiriye kwegera. Kandi ikintu cyanshimishije muri ibyo byose ngo abantu babaga babateze amatwi kubera ukuntu babaga baramenyereye ubundi ko iyo ugiye i Roma ni ukugenda urugendo rurerure ukibabaza cyane, bigasaba rimwe na rimwe bakara mu majoro hanze mu bukonje bwinshi cyane, bakamara iminsi nga bategereje ko bahamagarwa kugira ngo bajye gusaba imbabazi z'ibyaha byabo. Abantu iyo bumvaga ko bishoboka ko umunyabyaha atarinze kunyura muri urwo rugendo ashobora gupfuka imbere y'Imana gusa akayibwira ati data mbabarira, Imana ikahita imubabarira, ngo benshi bumvaga baruhutse batuye imitwaro, kandi bigatuma nabo bakora uwo murimo bakajya no kubwira bagenzi babo. Ngira ngo wenda rero turi kugana ku musozo ku bintu twakugira ku bawadensi baciye mu karengane,
baciye mu buzima butoroshye, baciye mu karengane. ngira ngo wenda batubwiraho gatoya icyo twakubwira ku myitwarire yabo mu gihe cy'akarengane. Yego, urakoze cyane. N'undi ikintu nabonye kuri aba wiridensi mu gihe cy'akarengane, nk'uko twabibonye bakiri na batoya bakoraga bigishwa uko bakwiriye kwitwara, kuko babaga babizi yuko igihe bemeye gukurikira iyo nzira bishoboka ko bashobora no kuhicirwa. Ariko hari amagambo ari n'ubundi ari mu Baheburayo mu gice cya 11, hariya hari urutonde n'ubundi rw'abantu bagiye bagaragaza kwizera Imana kwabo. Hari amagambo nakunzemo cyane mu gice cya 11 avuga ngo abo bose ntabwo bategerezaga ingorano za hano hafi, ahubwo ngo batumbiraga ingorano ziri kure izo bazahabwa ubwo Kristo azabagarutse. Nabo ubona ko ari intumbero yabo, kuko babaga babizi neza ko amaraso yabo ashobora kugira abandi akiza. Mu gihe batangiraga kurenganywa, ikintu cyanangaje cyane ngo Roma yageragezaga uburyo bwo kubakangisha, kwicwa n'ibindi, ariko noneho bakanashishikariza abandi bantu bo ku ruhande bakababwira bati uzajya yica umuvoduwa cyangwa se umubiridensi azajya akabasezerana imbabazi z'ibyaha bye byose, ngo ari ibyo yakoze ari ibyo azakora, bakabingingira ngo ni nko gukora amasezerano yuko ibyo byose bazajya babica, bazajya babagirira nabi. Wenda turi buyasome kugira ngo abantu bashoho kumenya n'icyo ngicyo nacyo. Ni kuri paji ya 57 no gukomeza kuri paji ya 58. Nta kibazo wayasoma. Yego, baravuze ngo Roma yagambiriye kubakura mu isi. Ni amagambo ababaje cyane, ni kuri paragrafi isoza ngo hahise hatangira ubugizi bwa nabi bwo guhiga ubwoko bw'Imana mu ngo zabo zari mu misozi. Urumva ko batangiye kubahigira mu misozi aho babaga bihishe. Ngo babakurikiranaga aho banyuze hose, ngo kandi akenshi hasubirwagamo ibyabaye kuri Abeli umuziranenge waguye imbere ya Kayini w'umwicanyi. Ni amagambo babaje cyane. Dukomeje kuri paji ya 58 hasoza, niho bavuze ngo iryo tegeko rya papa ryo kubarimbura, ngo iryo tegeko rya papa ngo ryararikiraga abayoboke b'itorero bose guhagurukira kurwanya abanyuranya nabo, abanyuranya n'ubupapa cyangwa se abangingisho za Roma. Ngo agahimbaza musyi ngo kahabwaga abirunduriraga muri iki gikorwa cyo kuvusha amaraso karuko, ngo byaheshaga umuntu imbabazi ku gihano cyose cy'icyaha cyose gikorewe itorero, cyaba ikiri rusange cyangwa icyihariye. Abantu bose bajyaga muri uru rugamba rwo kuvusha amaraso y'abo bantu b'Imana, ngo byabakuriragaho indahiro zose bari bararahiye, bikabahesha uburenganzira bwemewe n'amategeko ku mitungo bashoboraga kuba baragezeho mu buryo butemewe. Kandi umuntu wese wabashaga kwicwa uwo ari we wese, ngo utaremeraga inyigisho z'ubupapa yasezeranirwa imbabazi z'ibyaha bye byose. Ni amagambo ababaje kandi ateye ubwoba. Ni amagambo yerekana umubabaro baciyemo, ariko akerekana n'imikorere ya Roma. N'imikorere ya Roma twavuzeho ko kimwe mu nyigisho z'ibinyoma bazanye na indulgensi. Urumva rero washoboraga kugura imbabazi, ariko noneho hano sibaziguraga noneho batanze amafaranga, ahubwo bakazigura binyuze mu kurenganya no gutoteza no kwica abawaridensi babaga bari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ikindi kintu noneho kinatangaje ahangaha cyarushaho kunangaza, aba bantu nubwo bahabwaga imbabazi z'ibyaha byabo, twasomyemo ahangaha hamaze gusoma aya magambo avuga yuko yewe nimba waranaguze n'ikibanza utagifitiye uburenganzira, niba hari n'ibyo wakoze bibi, wabiherwaga imbabazi. Ariko wenda aya magambo kugira ngo yumvikane kanyasome n'undi kuri paji ya 58, reka turebe ba bandi baregwaga aba wiridensi bo babaga bafite ibihe byaha. Baravuze ngo nta kirego cy'imico mibi bashoboraga gushyira kuri iri tsinda ryari ryahawe akato. Nubwo bari abahabwa imbabazi by'ibyaha byabo, aba bo nta kirego cy'ukuri babaga bafite, nta cyaha cyabahamaga. Ngo ndetse n'abanzi babo ngo bemezaga rwose ko ari abanyamahoro, ngo batuje kandi ko ari inyangamugayo. Ngo icyaha cyabo gikomeye ngo cyari uko batemeraga gusenga Imana mu buryo buhuje n'ubushake bwa papa. Icyo nicyo cyari icyaha gikomeye. Ni amagambo babaje. Kuri paragrafi ikurikiyeho ngo ntibarezwe ko ari abanebwe ngo cyangwa bariganya cyangwa bateza umuvurungano, ngo ahubwo byavugaga ko ari abantu barangwaho ubwitonzi n'ubutungane, ngo byareshyaga intama z'umukumbi nyakuri. Icyo nicyo cyari ikirego cyabo nyakuri, mu by'ukuri cyatumaga barenganywa. Gusa ikintu nakunzemo nanone kiruta ibindi byose, burya n'ubwo ubwoko bw'Imana bwarenganwa, hari amagambo n'ubundi bahise bandika ahangaha n'ubundi dusanga mu ijambo ry'Imana yuko umuntu wese ukoze ku
ku muntu w'Imana akamvuga gutyo aba ari nk'ukoze mu mboni y'ijisho ry'Imana. Imana yabaga ibareba kandi nacyo cyatumaga bumva yuko bafite ubutwari bwo gukomeza bakarenganwa bakemera kurenganizwa ijambo ry'Imana. Amen. Murakoze cyane Grace, ngira ngo iyi mibereho y'Abavodwa tubonye ibintu byinshi twayigiraho uyu munsi wa none, aho ubukristo bwacu uyu munsi bubayeho mu kintu nakwita nk'ubutesi cyangwa se kumva yuko ni umunyenga, ariko baciye mu buzima bukomeye kandi vuba cyane bidatinze abizera Imana bazongera basubire muri ubu buzima ubwo akarengane kazaza. Rero reka duharanire kugira ngo ntituzabe abazadohoka, kuko no mu Wardensi ngo hari abantu bamwe bagiye badohoka bakemera ibyo Roma yagenzaga gute yabasabaga, ariko hari benshi banambye ku Mana kandi babikiwe ikamba ry'ubugingo. Tugana ku musozo rero, ni iki twabwira abantu badukurikiye twifuza ko wenda wifuza ko basigarana muri iki cyigisho tumaze kwiga? Yego, wenda mbere yuko mvuga byinshi reka mvuge n'ubundi nsoma amagambo basoresheje icyigisho. Nayo ni amagambo, ni icyigisho gikomeye cyane. Baravuze ngo akarengane kamaze imyaka ibinyejana byinshi kibasiye aba bantu bubahaga Imana bakihanganiye badatezuka, ngo kandi badakebakeba bubaha umukiza wabo, ngo nubwo bari bugarijwe n'ibyo bitero byabahigaga ndetse no kwicwa bunyamaswa, ngo bakomeje kohereza abavugabutumwa babo kugira ngo bajye kwamamaza ukuri kw'agaciro kenshi. Ngo barahigwaga kugeza ubwo biciwe, ariko amaraso yabo yavomereraga imbuto babaga babibye kandi ntiyaburaga kwera imbuto. Nguko uko Abavodwa bahamije Imana mu binyejana byinshi mbere yo kuvuka kwa Luteri. Batatanyirijwe mu turere twinshi, babibye imbuto z'ivugurura cyangwa se ubugorozi. Urumva ko ni naho ubugorozi bwavuye. Byatangiye mu gihe cya Wycliffe zikarushaho kwamara no gushinga imizi mu gihe cya Luteri, ngo kandi kugeza ku iherezo ry'ibihe zigomba gukomeza kwamamazwa n'abemera kubabazwa kose babahora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Sinzi nimba aya magambo tuyumviye ku rwego rwayo niko navuga. Ni amagambo akomeye cyane. Ni amagambo akomeye cyane. Ndetse n'amagambo kandi aduteguza. Baravuze ngo ibi nibyo bizakomeza kuba. Baravuze ngo kandi kugeza ku iherezo ry'ibihe ngo zigomba gukomeza kwamamazwa n'abemera kubabazwa kose babahora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ni amagambo akomeye kubera ko ni nkacyo cyigisho muri rusange dugomba gukuramo aha ngaha. Gusa wenda ikintu nabwira abadukurikiye bose, muri Mariko mu gice cya 13 umurongo wa 37 ni amagambo n'undi Yesu yabwiye abigishwa be. Ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be muri Mariko igice cya 13. Ni amagambo avuga ngo mu 37 ngo icyo mbabwiye ndakibwira bose nti reka ribe ijambo rya buri wese, ari njyewe, ari wowe, ari n'abandi badukurikiye, ngo icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Dukwiriye kuba maso, dukwiriye gukanguka, kuko nimba ijambo ry'Imana ritubwira yuko ibi byabaye ari byo bigomba no kuba kubumvira Imana bo muri iki gihe, cyangwa se mu bihe byose bashobora kwihanga cyangwa se bakemera kurenganyizwa ijambo rya Kristo, dukwiriye kuba maso natwe kugira ngo ntihagire ikiduca intege. Abavodwa bari bafite byinshi bibaca intege iyo batagira imbaraga z'Imana. Nzi neza ko nahamya kuba hari abatari kuhatambuka. Natwe rero dukwiriye kuba maso tugasenga, ariko kandi nk'uko twabibonye ikintu cyatumaga hejuru ya byose badacika intege cyangwa se ikintu cyabahaga imbaraga no kwizera gukomeye cyari ijambo ry'Imana. Rero nacyo natwe ijambo ry'Imana ridushishikariza, dukwiriye kuba maso dusenga kandi kwiga ijambo ry'Imana. Nizeye ko Imana izaduha imbaraga natwe twabasha kuhatambuka. Amen. Urakoze cyane Grace, ndagushimiye. Ubutaha rero igihe tuzarenganizwa ijambo ry'Imana tuzajye twibuka abangaba. Hari n'igihe uyu munsi wa none ku kazi wenda baguseka cyangwa se mu ishuri bakaguseka kubw'imyizerere yawe, ugacya ibyo bintu utakibikora kandi ari ukuri, ariko abangaba bihanganiye imibabaro tutabasha kumvisha intekerezo zacu. Uyu munsi wa none nubwo kwaba kurenganywa gatoya cyangwa se uko twakwita gutoya, dukwiye guhamya Imana. Niba bo barahagaze bikomeye, twebwe uyu munsi ibyacu biroroshye. Dukwiye kugaragaza Imana kugira ngo nihaza n'ibikomeye tuzabashe kubitsinda. Reka rero dusoze dusenga. Uwiteka Imana ishobora byose, tumaze kwiga uko abagaragu bawe baguhagarariye. Uyu munsi wa none duhe kuguhagararira, yaba mu kurenganywa gusa nk'ari gutoya, kugira ngo twitegure ko niyo haza ibikomeye twabasha kuguhagararira.
utwumva wese turamusabiye cyane kugira ngo agire imibereho yigira ku bavodwa uko bigaga ijambo ry'Imana, uko babwirizaga ndetse n'uko bihanganiye imibabaro ikomeye. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen.